Yesu ashimwe ninjye Aline ukuri nkunda Aposo ukuri nkunda hari umuntu wambwiye ngo iramusetsa ko mbivuga. So anyways, uyu munsi ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa wicaye urindiriye Imana. Navuze ejo ko nzabivugaho. Sasa rero iyi ni sije ndende ariko Imana ifashe nyigire ngufi. Ikintu cya mbere kurindira ni iki? Umuntu arindira ikintu ashaka, ikintu akunda, ikintu kimurimo, doka ni ikintu uba wumva kweri wifuza. Ndagira nkubwire rero si wenyine ukizi kukifuza, hari wowe, hari Imana, hari na Satani. Aho humve neza, hari na Satani. Rero kuva Satani azi neza ko ushaka icyo kintu, ujye umenya ko na Satani ashobora kukiguha ariko atari cyo, cyangwa atari igihe cyacyo, cyangwa ari cya fake. Ukagira ngo Imana iragusubije ariko kumbe ni Satani ugushyize mu mutego. Rero twige kumenya ubwenge. Iyo dutegereje tumenye yuko mu gutegereza kwacu niho hashobora kuva umugisha kandi niho hashobora no kuvuga umuvumo, kuko ushobora gutegereza ikintu ariko kikaza atari igihe cyacyo. Reka tuhe nka example ya Abrahamu na Sara. Imana yabemereye umwana, bari bazi ko hari umwana w'umugisha, ariko habuze Sara abura kurindira mu buryo bwiza, kuko hari ugutegereza ariko udategereje mu gihe cy'Imana, cyangwa udategereje mu nzira z'Imana, ugategereza wicira inzira. Iyo utegereje wicira inzira bigira ingaruka. Bigira ingaruka ku buzima bwawe, bishobora kugira ingaruka ku muryango wawe, bishobora no kugira ingaruka kuri destiny yawe, donc purpose y'ubuzima bwawe. Bukabona bihinduye ibintu cyangwa bije kudubya ibintu bitakagombye kuba. Amen. Nigeze kubiganiraho n'umuntu umwe gutya, ni nabyo bigiye gutuma nkora ino video kugira ngo tubashe kumva no gusobanukirwa ibyo turimo n'ibyo dukora. Ntabwo ushobora kurindira Imana, ntabwo ushobora kuvuga ngo ndarindiriye Imana wiciriye inzira, cyangwa uri mu busambanyi, cyangwa uri mu gukora ibyaha ibyo ari byose. Nkunda gukoresha ubusambanyi kuko akenshi nibyo bintu biri general, ariko iyo mvuze icyaha simba mvuze gusa gusambana. Hari urimo urakora nabi, harimo urabeshya, harimo urateranya abantu, harimo uri doka ibintu byinshi cyane turimo turakora ngo tuvuga ngo dutegereje Imana, cyane cyane kuri icyo kintu runaka utegereje Imana. Rero ntabwo ushobora kumenya ngo utegereje Imana wiciriye inzira. Impamvu nayibwiye uwo muntu nuko nari nzi ibyiwe, tuganira, ubwo ndamwana isi umeze ute, ati ndaho ntegereje Imana. Ndamwana ariko ntabwo ntumbwire ko utegereje Imana muri cya gihe nzi wakoraga ibi, kuko icyo gihe ntabwo wari utegereje Imana, icyo gihe wowe waraguye. So gutegereza Imana no kugwa ni ibintu bitandukanye cyane. Tuvuge ngo mbafata urugendo njya i Kigali, narangiza nkaba ngomba tuvuge ngo mbafata urugendo njya i Kigali. Ujya i Kigali hari inzira ugomba gucamo, hari urugendo, ariko tuvuge ngo ndahagaze ndi mu nzira, nciye mu rindi nzira igana ahandi. Urumva wavuye mu nzira, ntabwo uba ukiri mu nzira imwe. Biragusaba rero kongera kugaruka hahandi kugira ngo ubone kugera iyo ugera. Ni kimwe rero, ntabwo ushaka kugira ngo utegereje ubushake bw'Imana wiciriye inzira, cyangwa se uri mu cyaha, uri gukora icyaha. Doko no gukora ibintu uzi neza ko Imana itemera. Ntushaka kuvuga ngo utegereje umugore cyangwa utegereje umugabo uri gusambana. No, ngo uri mu bushake bw'Imana, ngo ndi gusenga Imana imumugore. Naga yamuguha deja wamaze kugwa. Icyo gihe ntabwo uba utegereje Imana, uba waraguye. Wabyumvishe? So kugwa no gutegereza Imana biratandukanye. Iyo wamenye ko waguye rero, ikiza no kwihana ugifite igihe, Imana ikakubabarira, ubundi ugategereza Imana. Menaronge ndavuga ni iyo dukora ibyaha tujye tumenya yuko tubizi neza hari igihe ibyo byaha bizana ingaruka mu buzima bwacu. Ugasanga iyo nzira wiciriye witaye igihe, ugiye kubaka bitazubakika, igihe cyo kubisenya, igihe cyo kongera kugarukira Imana, igihe cyo kongera ko ni ibintu birebire bifata. Umve yuko iyo mbivuze ubumva ari ibintu byoroshye, ariko iyo byakozwe ntabwo ari ibintu byoroshye, kandi ingaruka z'icyaha ntabwo zoroha. So rero gutegereza Imana ni ukuvuga uti ndemeye, ndagowe, ndihangana, birandya, hari ibyo nigomwa kuko ntegereje Imana, kuko ntegereje igisubizo kiva ku Mana kandi kiza gisa neza gisukuye. Nuko bisaba ko ntabwo wicira inzira, ntibisaba yuko ukora ibyaha hagati aho naho. Ibyo mvuga ibyaha ni ibintu uzi neza yuko bitemerwa n'Imana kandi bifite imbaraga zo kunesha. Ariko uvuga uti ndarushye, ushaka kuruha, ushobora kubura intege, birumvikana. Ariko ujye umenye ko waguye, wemere uvuga uti naguye, Mana ngwino ufashe. Haleluya.
ariko ntubyitirire ngo nta kibazo ndacyari ntegereje Imana niki, kandi uzi neza yuko utagitegereje Imana wamaze kugwa. Umuntu wamaze kugwa rero akora iki? Yamenye nka cya kirara nyine, cya kirara cyagiye gisohoka gifata murage wa se kijya kwicira inzira, kigira gute? Umuzi byakibayeho ni ingaruka z'icyaha, ingaruka zo kutumvira, zo kutagenda mu nzira nziza, kirihana kiragaruka aho cyagomba kugenda, ubundi buntu ubuzima burakomeza. Niko bigenda. Ntabwo rero ushobora kwitira ngo ngiye ntegereje Imana, ngo nibwo byose nkora yarambabariye. Yarakubariye, ariko umenye yuko kijya gihe utarutegereje Imana, kijya gihe waraguye. Tugomba kwitira ibintu uko biri kugira ngo tubashe gukizwa neza kandi tumenye inzira turi kujyamo. Nabwiraga Abrahamu na Sara yicira inzira, murabizi ko byagenze. Imana yarabemereye umwana, kandi umwana ko yari agomba kuza, ariko ntiyarindira. Nk'ako twese benshi tutarindira, ugasanga twiciriye inzira. Ayiciriye inzira muze ingaruka. Urugo rwe rugira ibibazo. Babivuga muri biriya nk'ibintu byoroshye, ariko byari ikibazo. Kugira ahantu Sara amwirukana, Abrahamu nawe avuga ati sinakwirukana umwana wanjye, n'iki kandi birumvikana. Kandi ntabwo kuba bishatse, n'umugore wabishatse Dayeri. Ariko aramwirukana, arinda agenda. Imana igenda inabwira Abrahamu ati umvira umugore wawe. So nshatse kuvuga iki rero? Ibyo byose ntibyari kuba iyo bategereza Imana bakarindira Isaac akaza. Nuwo ngo Ishmael tuvuga rero, nuwo ngo nyine uri guteza ibibazo hirya no hino, niyo miryango iri kurwana n'Abayisiraheli. Byose nshatse kuvuga ngo ntibyari kuvamo icyo kibazo iyo batarindira. Mvugane rero, iyo utegereje Imana bisaba ko twihangana, bisaba ko twigoma, bisaba ko udaca inzira zawe. Aho niko gutegereza Imana. Wowe ufite kuvuga ngo utegereje Imana, reba attitude, urebe imico yawe uko witwaye, nicyo cyemeza uko utegereje Imana. Ntabwo utegereza Imana n'umunwa, ntabwo utegereza Imana gusa ngo ufungure, ntabwo uvuga ngo utegereje Imana uri gusenga gusa ngo ariko ibikorwa byawe ari zeru, ibikorwa byawe bwirirwa bikora amafuti, bitagendana n'ibyo uri kuvuga, bitagendana n'ibyo utegereje. No, ntabwo bishoboka rero gutegereza Imana ntabwo ari amagambo. Gutegereza Imana si ugusenga gusa, gutegereza Imana ni na attitude. Wowe utegereje Imana ubyitwayemo ute? Witwara ute? Posture yawe yo gutegereza Imana imeze ite? Kwizera kwawe kumeze gute? Haleluya. Utegereje Imana utukana, utegereje Imana wicira inzira? No, ko ntabwo utegereza Imana uko nuko wicira inzira, ndetse na benshi nukugwa. Benshi mwaraguye, ariko murava umutegereje Imana. Ntabwo bishoboka rero twige gutegereza Imana, bisaba kwihangana. Paul yaravuze ati niki cyankura ku rukundo rw'Imana? Ni urupfu se? Ni ugusonza se? Ni ugukubitwa se? Ni uguhohoterwa se? Never. Nta cyadukura ku rukundo rw'Imana. Aho yashatse kuvuga yuko muri byose barihangana. Aho yashatse kuvuga ko muri byose barihangana, bategereje ubushake bw'Imana. Donc babakubita bagira gute? Ntibava mu kwizera Imana, ntibava mu kwizera ijambo ryayo, ntibava mu ntabwo bavaho. Kwizera kujyana n'imirimo myiza. Nyereka ukwizera kwawe, nawe ndakwerekwa ukwanjye ufite imirimo n'uko udafite imirimo. Rero tugomba kuba abantu bakiranutse mu kuri no mu mwuka. Nutwitirira ibintu uko bitari, wihe morale kugira ngo umere neza. Ntago birimo. Ibi ntago ari ibintu bya morale, ibintu ntago ari ibintu by'amarangamutima, ibintu by'ubuzima, by'ukuri cyangwa bitari ukuri, by'urupfu cyangwa ubuzima. Hari umuntu wambwiye uti gukizwa kwawe guzaterwa n'ukuri umeze. Nawe rero gukizwa kwawe cyangwa iherezo ryawe rizaterwa n'ukuri wagendanye kandi uzi kandi wemera. Imana ibahe umugisha rero, dutegereze tunesha, ntidutegereze twibeshya.